twongeye kubasuhuza abadukurikirana umunsi ku munsi, tuboneraho no kwihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, abakunzi b'imyidagaduro mu Rwanda ku bw'igihombo kinini twagize tukabura umuntu twamenye nka Dorimbogo. Mu masaha y'umugoroba kuri uyu munsi nibwo hatangiye gucicikana inkuru n'amafoto agira ati rest in peace Dorimbogo. Nimara kubibona rero nagerageje gushaka inkuru ya nyayo, nimba ibintu byari biri gucicikana menye ko atari ya makuru yo kuri YouTube aho abeshya. Nagerageje rero kugenda ku macano nzi ko agira inkuru za nyazo kugira ngo ndebe ko iyi nkuru koko ari iya nyayo. Nahereye kuri iyi ngiyi. Uyu munsi rero muraza kwihanganira inkuru ngiye kuba nabagezaho, cyane ko ari inkuru ncamugongo, ni inkuru mbi cyane, inkuru ibabaje cyane, akaba ari inkuru buri muntu wese ashobora kuyumva akaba yatamarira, bitewe n'uko navuga ko ni inkuru ibabaje cyane. Iyi nkuru rero nta yindi, ni inkuru y'uko uwo bita Babajuru cyangwa se Valentina wamenyekanye mu ndirimbo Dorimbogo ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Akaba ari umukobwa navuga ko wari akunzwe cyane n'abantu benshi cyane ku buryo budashidikanywaho na gato. Ubu ngubu rero yaje kuba yakitaba Imana. Mu magambo twavuze we amuvugiye ko gutwika bizadukoraho, Imana imbabarira. ko byose bitewe n'urango ni Dr. M wahururanaga inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko hashobora kuba harimo ikindi kintu. Ni ukuri rwose mana, ni ukuri rwose ndabinginze, ntabwo nigeze nangura umukobwa. Ndaribwa cyane, ngura imiti yo hanze ihenze, ngura mu mafarumasi imiti iramenda. Hari abantu bampamagaye bambwira ngo vava ngo byarangiye. Yesu Kristo. Kababaro ibashije kuba itugeraho hano by'umwihariko mu myidagaduro nyarwanda, ni inkuru itashimisha buri muntu uwo ari we wese, uko wayumva uko wayakira uko ariko kose yaragushimishije. Hari byinshi yakoze. Bamumenye ku izina rya Dorimbogo. Dorimbogo yaje mu myidagaduro nyarwanda mu mwaka wa 2022 tukiva muri Covid, nibwo abenshi bamenye Dorimbogo. Rero uyu mwana w'umukobwa akaba ayitabye Imana. Hari hashize iminsi bigaragara yuko arwaye. Abantu benshi yarabivugaga, abantu benshi ntibabyumve cyangwa se bakagira ngo ni kwa gutwika, kubera ko bari bamaze igihe kinini babivuga. Kuki wabyemeye Mana nyagasa? Sinari nzi ko uyu munsi wagera, sinari nzi ko ibi byaba, sinabyumvishaga, nta nubwo nabitekerezaga. Ndakuze numva ko abeza aribo bapfa. Amakuru y'ishamugongo, amakuru ababaje cyane, amakuru atugezeho aka kanya. Turi ku itariki ya 27 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka w'2024. N'amarira menshi cyane, n'amarira menshi, abantu benshi iby'aya makuru atugezeho aka kanya kuri Valentine Dorimbogo mwakunze muri benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu ngubu Dorimbogo ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Inkuru rero itugezeho muri aya masaha ni uko umuntu witwa Abijuru Valentina, ndetse benshi ntabwo nareka kuvuga ko twamumenye cyangwa se mwamumenye ku izina rya Dorimbogo, biturutse ku gihangano yaririmbye ndetse gikundwa n'abatari bakeya. Amasaha ya nimugoroba ku isaha y'isa 12:45 nibwo muri Kigali amakuru mabi, inkuru mbi cyane ndetse y'incamugongo yagiye isakara. Benshi bati vava arapfuye. Valentina Abijuru, ukomeze uruhukire mu mahoro. Dr. M naramubwiye
hazanshimira umuntu wamfashije wese. impano y'Imana ra naramubonye wundi wa Rose Vava ubundi ari amafaranga yahaye Vava arimo imitsindo yari afite ibintu yakurijemo arangije arayamuha niyo mpamvu buri yawe yarembye ndarembye cyane ariko ndihanganye kugira ngo abakunzi banjye bamenye amakuru yo kwa muganga y'ukuri. ibi nkubwirana nabivuga imbere y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. ubundi muntu wabimbwiye mfite amajwi ye kuri telefone none abishaka kumbwira nyakine ngayo nguko inkuru y'Incamugongo iranze bayimamo Vava umenyekanye nka Dorimbogo. Bigaragara byo ko tubikesha izi shene zigiye zitandukanye kandi tuziho ko zivuga ukuri. Dorimbogo yamaze kutuvamo. Dukomeze kwihangana ku bantu mwese mwamukunze mu bihangano bye yakoraga byo kuririmba, cyane abakunze indirimbo Dorimbogo twamumenyeho turi benshi bamukunze mu ma interview yagiye akora ku mashene agiye atandukanye. Ama interview yabaga aryoshye cyane ndetse n'abamukunze muri filime yagiye akinamo zitandukanye. Mwese mukomeze kwihangana kandi burya twaremwe mu itaka, amaherezo inzira ya muntu twese niyo tugana. icyo nakwifuriza rero ko twaharanira gukora ibyiza tukiriho.